senga ibigusanyisha bitaraza, uko nusenga ibigusanyisha byazaza bamatakira ngo Imana ntago izakumvira bwizagukina ku mubyimba ibyo watinyaga. Baroko mureke dusengera Imana mu kuri no mu mwuka, tuyisabe ubuhungiro, tuyisabe ubwihisho, tuyisabe urufunguzo, tuyisabe ikiraro kizatwambutsa muri uyu mwaka, tuyibwire ngo izambukane natwe muri 2023. Reka mbabwire umwe gushaka kuwurangije kuri 2023 ntuwurangize. Nagira ngo ngire ngusaba Imana uburinzi muri uyu mwaka wa 2022 kugira ngo ubu burinzi uzabwambukane muri 2023. Barokore mwe, yemwe basore, yemwe babyeyi, yemwe bagabo, yemwe bakobwa, nimwishakire ibizabatunga mu gihe cyo kugotwa. Tawilezo wirevondra halasidi witawi. Eka dusoma amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cy'Abami ba kabiri bice ni 6 umurongo wa 24. Titire y'amagambo yavuga ngo Abisamariya bagotwa hatera inzara bararyana. Hanyuma y'ibyo Benihadadi umwami w'Isiriya ateranya ingabo ze zose, arazamuka atera Isamariya, arahagota. 25 navuze ngo maze Isamariya hatera inzara mbi cyane, barahagota ndetse kugeza aho baguriye igihanga cy'indogobe ibice by'ifeza 80 n'igice cya 4 cy'agatwondwe kamwe kamahurungure y'inuma ibice by'ifeza 5. Bukeye umwami wa Isiraheli anyuze hejuru y'inkike z'amabuye, umugore aramutakambira ati ndengera nyagasani mwami. Mwake neza amagambo y'Imana. Iki ni cya gihe cy'umwami witwaga Salomo. Bibiliya iratubwiye ngo yari mu gihe cyo kugotwa. Nzanye ijambo rivuga ngo senga igihe cyo kugotwa kitarakugeraho. Nzanye ijambo rivuga ngo senga igihe cyo kugotwa kitarakugeraho. Iki ni cya gihe cy'umwami witwaga Salomo. Bibiliya iratubwiye ngo igihe kimwe haje kuba umwami witwaga Benihadadi umwami w'Isiriya, ngo igihe kiza kugera yishyiramo Abisiraheli ngo aza gukusanya ingabo zose. Amaze kuzikusanya ngaza kuzamuka atera ibuyuda cyangwa se Abisiraheli. Ngarangije kubatera birivuze ngo ikiravuze ngo aza kuhagota. Akimara kuhagota ngagotera abantu bose bari mu murwa. Muri uwo murwa bagumaho ntawe usotse, ntawe usotse, nta n'uwinzi. Reka mbabwire bene data, iminsi turi kujya twinjiramo irakaze. Ninjyana muntu. Ushatse wasenga igihe cyo kugotwa kitaragera, ushatse wasenga iminsi mibi itarakugeraho. Iminsi ishize nari mfite ikibwira kivuga ngo senga ibigusanyisha bitaraza, uko nusenga ibigusanyisha byazaza bamatakira ngo Imana ntago izakumvira bwizagukina ku mubyimba ibyo watinyaga bikugezeho. Imana idutabare kandi dusange. Ngo abantu baza kugotwa, ngo bagotwa ngo batariteguye, batarasenze. Reka mabwire barako, niba hari ikintu kigiye kuba ku bantu batasenze cyangwa abantu batiteguye, bagiye kugotwa kandi basange batariteguye. Basenge basengesha byabageze Imana ibakine ku mubyimba. Iba nibaza kwisaba muraza kwibwira Imana, ibwira ngo Imana inzara iratwishe. Imana yabwiye ati ahubwo ndaje mateze n'iyindi. Niba isema bati Imana twambaye ubusa, yabwiye ati ahubwo mwambaye ubusa. Bibiliya ivuga ngo nzabakina ku mubyimba ibyo batinyaga bibagezeho. Ngo mbabwire senga igihe cyo kugotwa kitaragera, iteganyiriza amasengesho, kuko umuntu ufite amasengesho agiye kumura password, agiye kumwabera ikiraro, agiye kumwambutsa uyu mwaka, agiye kumwinjira mu 2023 uri mwaka ukomeye. Nagize azamwambutsa no muri 2023 amwinjira muri 2024. Bango sado witalazo winima satopene star halasido winimanda seni niwa sado wirevone bro. Senga ibigusanyisha bitarakugeraho.
ngo bakimara kuhatera nagira ngo mbatangarize iri tangazo, nta n'umwe wasohotse. Ngo umuntu aterwa atiteguye, ngo umuntu atungurwa atiteguye. Ni nk'uko umwami Yesu azaza bitunguranye. Ashobora kuza ku manywa cyangwa saa sita cyangwa nimugoroba cyangwa se inkoko zibika cyangwa mu museke. Tuvuga ngo hora witeguye wiyejeje ku munsi Yesu yaza ako kanya watugenda. Kandi niba atinze urupfu rwo ntabwo rutinze, rukujyana abantu. Ngaba abantu b'i Samariya baza kugotwa, ngo baje kugotwa ngo inzara irabatera irabica, ariko nuko batigira inama kare. Iyo bakiza kwigira inama bagasenga ibibasegesha bitarabagera, bagasenga batari bigera bagotwa, bakiteganyiriza ibizabatunga mu gihe cyo kugotwa. Abantu nta nzara ari kubageraho. Nanjye nari mbigize ngo nimwiteganyirize cyangwa se mwishakire ibizabatunga mu gihe cyo kugotwa. Nimwishakire ibintu bizabatunga mu gihe cyo kugotwa abarokore mwe. Nimwishakire ibintu bizabatunga mu gihe cyo kugotwa, yemwe bene data, yemwe banyamasengesho, yemwe barokore mwe, yemwe basore, yemwe babyeyi, yemwe bagabo, yemwe bakobwa. Nimwishakire ibizabatunga mu gihe cyo kugotwa. Tawilezo wirevone dra halosidi wita winifone grome hewa taku egome. Mwishakire bizabatunga. Tubwire ngo ikirege hepfo na ruguru habuze, izaduha hepfo na ruguru Uganda zahaba habuze. Biravuga ngo muzagende, ngibwira Abisiraheli ngo muzagende mufata amaraso y'umwana w'intama muyashyire ku nkomanyirizo z'inzu z'imiryango yanyu. Marayika w'umurimbuzi naza kurimbura azatambuka aho ngaho azabona ikimenyetso cy'amaraso. Ushatse kuvuga ngo ishakira ikimenyetso, shaka ikimenyetso mwene data, shaka ikimenyetso, shaka umuryango ikimenyetso. Kandi ikimenyetso nta kizava kizaba mu gusenga. Shaka ikimenyetso giye kugotwa kitaragera, wishakira ikimenyetso kugira ngo marayika murimbuzi naza kurimbura azatambuke bazasanga ari ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo mwana w'Imana nzima. Amen. Ngo birangije ngo batangira kurya. Igihe kirageze ngo batangira baryane baterwe n'abitere. Igihe kirageze ngo abantu batangira bicuza icyatumye badasenga. Igihe kirageze ngo abantu batangira bavuga ngo ubundi kuki tutasenze, kuki twagiye tutabajije, kuki twabikoze tutasenze, kuki twagiye tutasenze. Mbese bagiye kwicuza. Ngo mbabwire mbere yuko wicuza banza witeganyirize mu gihe cyo kugotwa kuri imbere yawe. Nimureke tubwire Imana, tubwire turengere, kandi turengere mu gihe cyo kugotwa, kuko igihe cyo kugotwa cyo kiregeje. Inzara yo mu mwuka yo mu buryo bw'umubiri irateye kandi biriyongereye. Mureke dusenga Imana mukune mu mwuka, twihana ibyaha n'ibisa nabyo, dukanguke, tube maso, duhamagare Imana, tuyibwire ngo turengere. Kandi reka mbabwire, mureke twishakire iturufu, mureke twishakire urufunguzo, mureke twishakire password izatwambutsa muri 2023. Twongere twishakire mbese uburinzi buzatwambutsa muri 2023, kugira ngo uburinzi buzaze ku bana bacu n'abyacu n'abacu. Barokoreka mbabwire, niba ari ikintu kigiye gutera ni inzara mu mwuka mu buryo bw'umubiri, ingwinge zigiye kuba nyinshi, ariko mureke dusengeshe umwuka iteka, mureke duhendahenda Imana, tuyibwire ngo mu gihe cyo kugotwa izaturengere, tubwire ngo mu gihe cy'akaga n'amakuba izaturengere, tubwire ngo igihe cy'inzara kije izatugaburire, tubwire ngo igihe cyo kubura ubwisho kigeze izaduhishe, tubwire ngo igihe cyo kubura aho icyerekezo kibuze izaduha icyerekezo, tubwire ngo aho guhahira habuze izaduha guhahira. Haleluya, haleluya. Noneho ngo birangije ngo baza kugotwa, inzara iratera. Iyo mu mwuka niyo mu mubiri iratera. Ndagira ngo mbabwire baroko, inzara yo mu mwuka igiye gutera bikabize. Inzara yo mu mwuka igiye gutera. Kandi iyi nzara nta muntu n'umwe uretse umuntu wibitseho Yesu wenyine, uretse umuntu wibitseho ijambo, uretse umuntu wibitseho amasengesho, uretse umuntu wasenze igihe cyo kugotwa kitaragera. Uyu muntu niwe uzabasha gutsinda iyi nzara, kuko iyi nzara mu mwuka nihaza inzara mu mwuka, urumva niyo mu mubiri nayo izabiha. Nubwo ariko irani nkeya, inzara irakomeje. Reka mbabwire, bwakize igiye kuba nyinshi zo mu mwuka.
abantu bagiye kurwara bwakiye mu mwuka, kuko nta kintu bakigisha abantu. nawe ntabwo ushaka gusoma ijambo ry'Imana, ntabwo ushaka kumenya ijambo ry'Imana, ushaka ubuhanuzi gusa. reka nkubwire, ugiye guterwa n'ikintu bita bwakiye mu mwuka cyangwa se inzara, bitewe n'abakugaburira. hari abantu biyita abatetsi atari abatetsi, abandi bakiyita abagabura atari abagabura. reka mbabwire, niba hari ikintu kigiye kuba, hagiye kubaho ingwingire nyinshi cyane zo mu mwuka. mube mubyitaga ibintu, inzara irataye kandi ibanjije mu mwuka. inzara cyane ibanjije mu mwuka, kuko mu mubiri we yaratangiye. urumva turane utumenyetso, kiriya ni ikimenyetso cy'uko yatangiye, ariko yo iracyakomeza, ariko mu mwuka noneho abantu bagiye gusonza, babura ijambo ry'Imana. abantu bamwe babi ibigande, abandi babi ibirara, abandi babi ibihamuke, abandi mbese abandi bananirana, kuko nta mwuka wera bafite. nta mwuka wera, kandi burya ahantu umwuka wera atari, abantu bigira ibigande, bigira ibyigenge. birangije ngo abo batangira ngo kugura igihanga cy'indogobe, ngo ibice by'ifeza 80, ngo bafata batangira kugura amahurungure. ibaza abantu bari bageze kugura amahurungure y'inuma, bari bageze kureba abagabo, kandi byashobora kuba ab'Imana biranga ngo nimwihane bakanga kumva, Imana ikavuga ngo nimusenge bakanga gusenga, nimwirize bakanga kwiriza, bavuga ngo nimushyira bakanga gushyira hamwe, bavuga ngo nimusengeshe umwuka iteka bakabyanga, bavuga ngo nimusenge igihe cyo kugotwa kiraje bakabyanga. aba bantu ngo baza kwanga kwemera, ngo biza kujya ubwo batangiye kujya barya abana babo. reka mbabwire, igihe cyo kugotwa kiriho kandi cyaratangiye. reka mbabwire, abantu bagezeho basigaye bagurisha abana babo, bamwe bari kubarya amafaranga, bamwe bari kubacuruza, ariko bagiye gushiduka basanga basigaranye ingobyi, umwana yaratakaye kera. ndagira ngo ubwenge ukomera ku mwana wawe, ahubwo usenge uvuga ngo Uwiteka mu gihe cyo kugotwa mbaye niteganyirije, ndasenze. ngo byageze ubwo umugore umwe avuga ngo abwira mugeze avuga ngo zana umwana wawe tumurye, ngaza kumuzana. amaze kumuzana baramurya, bukeye bwabo bagiye kurya baramuhisha. umugore w'umunyabwenge yahishe umwana we. ndagira ngo ubwe niba ugifite umwana ukanyakanya, wirinde kumuha abandi bashaka kumurya. nugena n'umuntu ari umwesikoro, menya ko nawe uri kugurisha umwana wawe, uri kumurya. narize ijambo rivuga ngo senga igihe cyo kugotwa kitaragera kuri wowe, ivomera amazi azagutunga mu gihe cyo kugira ute cyo kugotwa. niryo jambo narinzanye, ngo agera ku mwami umugambwe ati mwami ndengera ku mwanzi wanjye. ndagira ngo mbabwiye nta kindi cyabamara umubabaro n'agahinda uretse gusenga Imana muyitakambira. baroko mureke dusengera Imana mu kuri no mu mwuka, tuyisabe ubuhungiro, tuyisabe ubwihisho, tuyisabe urufunguzo, tuyisabe ikiraro kizatwambutsa muri uyu mwaka, tuyibwire ngo izambukane natwe muri 2023. reka mbabwire, umwe gushaka kuwurangije kuri 2023 ntuwurangize. nagira ngo ingire ngo usabe Imana uburinzi muri uyu mwaka wa 2022, kugira ngo ubu burinzi buzabwambukane muri 2023. bene da nari mbasabye ngo nimureke tubwire Imana, tuyitakambire, tubwire ngo iturengere. uri Imana nziza, uri Imana igira neza bugaca bukira. aya masaha turiye dowile witala Stephen dry hewi ni masatopene stance tudi binifo la wini wala zola zobene stance negrome. turasenze mu izina rya Yesu wowe ku musaraba. nari nsengeye ubwoko bwawe, umuntu umaze kumvira ijambo ryawe nuri buze kuryumva wese. nari mvuze ngo imbaraga mvazo nizimumanukire, nari mvuze ngo nubambike imbaraga zo gusenga ubudasiba. na dowiri vola zowinima heni etala Stephen dra heni tadowini manda zora zowire vone grome. nari mvuze ngo imbaraga z'Imana niziza kuri bo, ubutware bwawe Yesu, mbaraga mvajoro, mbaraga gusenga bagushikamisha umutima, kuko gushikamisha umutima uzamurinda akaba amahoro masa. jare dowinima, ijambo ryawe riramwe ngo ugureze binifo. umuntu abaza nzaba
uzatabara. Ngorere Kristo mwene Dawidi, mwana w'Imana nzima, gira neza ubwoko bwawe mu izina rya Yesu. Wapfaga hamwe akazuka, nari ndimo nguhenda ukabyara we, nari ndimo ngutakambira, nari ndimo ngusaba. Nyemera mwene Dawidi, imbaraga zawe zimanuka muri bo, ubaha imbaraga zo gukomera ku munsi mubi, maze gwiriza imbaraga z'umutima mu izina rya Yesu. Maze gusenga igihe cyo kugotwa kitarabageraho mu izina rya Yesu. Wari umwe ngo nimbabwire basenge igihe cyo kugotwa kitarabageraho. Wari umwe ngo nimbabwire bivomera amazi azabatunga mu gihe cyo kugotwa. Ndababwira rero Mana nziza, umuntu wese ubyumvise akabikomeza n'umuha umugisha. Umuntu wese ubyumvishije Mana redo wirevone grome hela zotala stifone kotane tando adowita la stifone gome. Ngabagire neza imbaraga zibazeho mu izina Yesu. Nyamaje nize ko byose byumvise kandi kubikoze. Amen.